Umugore byarangiye yanyweye uburozi. Ahangaha urabona rwose imiti yanyweye yamuciye intege. Bamuhaye uburozi bamubeshya ko bamuhaye imiti imuhereza kuba yabyara, imuhereza kuba yasama. Umugore yacitse intege agwa ku buriri, ariko abwiye umugabo ati mfata ntihaboneka n'umwe nibura umwitayeho. Umugabo hano ngaha n'uyu mukobwa ihabara ryiwe ari nayo nshuti y'uriya mugore yarishimye cyane. Aramubwira ati noneho nabaho, ubu nibwo nagira ibyishimo, ubu nibwo numvishe nibura yuko nishimyeho. Ati ubu ngubu noneho ati birarangiye, ati ubu njye nawe tugiye kubana neza, ati tugiye kubana atatubangamiye, tubane mu mahoro, tubane ku buryo n'umwana wacu azabona havukira, avuka ari mu mahoro. Umugabo nawe ati ibyo ni byiza, utariko tugomba kumujyana kwa muganga. Ntabwo twamusiga hano, tugomba gushaka ukuntu tumujyana kwa muganga kugira nyine atazagira inkurikizi bakavuga ko ari twe twamwishe. Bahinde kwa muganga nyine bamucekinge, baduhe n'igipapuro cy'uko yapfuye, ariko n'abaganga nyine baduhe igipapuro cy'uko hari umuntu wapfiriye mu bitaro byabo. Uyu nguyu yasigaye hano amushinyagurira avuga turabeho rwose, ugende neza, ati ubu ngubu njye nawe ntacyo tugipfana, ati ntacyo mpfana n'umurambo, icyo twapfanaga cyararangiye, atugenda amahoro, ubu ni njye ugiye kuba umugore w'umugabo wawe. Ati ubu rero ataheza ni mu ijuru, ati ngagenda neza, reka tujye kugushyingura, ubu ngubu nyine umunsi wawe mukuru tuwugukorere. Ati ubu ngubu njye nawe, uti nuko birangiye, utaheza ni mu ijuru, gira iruhuko ridashira. Ariko icyo umugore atazi, icyo batazi ni kimwe, wa mugore ntabwo yapfuye. Wa mugore ibyo bavugaga byose yabyumvaga. Arangije barakangutse aravuga ati ati ubu noneho ubu nta kindi, ati ubu gikurikira, ati ngomba guhangana namwe, ati nimanguhe, ubu ngubu muramu ubugome bwanyu nanjye mbiture. Ati nuko biri bugende. Wa mukobwa cya kinini yarongera aragicira nk'uko twabibonye muri part 1, yarongera arabicira. Urabona igihe bamuhaye byararangiye, ibinini byose nta na kimwe yigeze anywa, ahubwo byose arabifite mu ntoki. Ahubwo iyi ni imikino nawe ari kubakina kugira ngo akomeze nyine abumve. Arangije ahangaha avuga ati nshimye yuko ibi birangiye n'ibinini byabo nabinyweye. Ati ubu noneho ko bagiye gushaka ukuntu bankingura, ndabigenza gute? N'iki ndi bukore kugira hano bantu ntibankingure, kandi ko nagomba kubabwira yuko ntapfuye? Uti ndabigenza gute? N'iki kintu ndi bukore? Arangije avuga ati uti yarambonye ikinuza, reka ngifate noneho mbe nakwiyandikaho, nandikeho amagambo agaragaza yuko ntapfuye. Tugaruka ahangaha turi kwa muganga. Urabona hano ngaha nyine hari umuntu urimo gutegura ibyuma byo kubaga, nyine afite ibintu byo agiye kwikorera. Uno ni umudokiteri. Urabona nyine hari ibyuma arimo kugenda yegeranya avuga ati reka nyine ntunganye kugira ngo nanjye nirakano nkagenda. Inyuma ye hari abari barimo barishimisha, bishima, ubona nyine yuko banezererewe ibyabaye kuri mugenzi wabo. Urebe bano rwose bamubwiye ati rwose muganga kora akazi kawe vuba nyine, twebwe turashaka kujya gushyingura. Ati ubu ngubu nta kindi ni ukujya gushyingura, tugomba gukora vuba, ati ibintu bikarangira vuba nyine. Hari abantu bategereje yuko nyine tugomba kujya gushyingura, ndetse bamaze no kubona nawe tujya kumushyingura. Ubu hari abategereje nyine, twese dutegereje umurambo. Muganga nyine anamubwiye ati yego rwose ibyo ndabizi, kandi ako niko kazi kacu. Ati niko kazi kacu dukora, ati nta mpamvu yo kubatindira. Muganga nyine urebe abangaba inyuma ye rwose bari barimo baramushinyagurira, bishimye, ubona yuko bishimishije. Umuganga hano yatangiye gukora akazi ke, yatangiye akata umwenda w'uno mugore yambaye, atangira awukata. Urebe neza akantu ku kandi, urebe witonze, ntusimbutse video ngo urebe finali, ahubwo genda ku murongo urebe akantu ku kandi, ntabwo ari ndende cyane. Wa mugore twabibonye aho yashakaga kwiyandikaho, hano byarangiye yiyanditseho,
arandika ati ntabwo napfuye ahubwo ndi muzima, barashaka kujya kunkingura, bari kumpemukira, bari kunkora ubugome. Uti rero ntabwo napfuye, niba ushobora kumpa ubutabazi impa ubutabazi. Hano ngaho muganga amaze kubisoma nyine yikangamo aravuga ati Yesu we, ati muganga nyine nawe yarikanze, abona ibibaye, abona n'ibisanzwe. Amaze kwikangamo abangaba barabyumvishe, baravuga ati ni iki muga, ni iki kibaye? Ati ko wikanze, ati none se uwo muntu ntabwo, ati nyine ni iki kibaye kindi, ati nese uwo muntu icyamwishe ntabwo kiri kugaragara. Umuganga yaje anabitekerezamo, arangije arababwira ati rero nkatwe abaganga nyine ntabwo byemewe yuko, ati nyine ikitumye nikanga nuko nari ngiye gukora ibi bintu namwe mundi imbere. Uti icyiza rero nimusohoke mwebwe ubundi mbikore. Uti iyo babimenya noneho ntabwo nanjye nari bukira abaganga. Ngo bamubwira ati sheri ibyo byoroshye, ati icyo nicyo kigukanze, ati twasohoka nta kibazo agakora akazi kiwe neza. Utipfa kuba wowe uri burangize, uturabona twaje twaniteguye, twaje twabyambariye, uturabona yuko nyine nuko nyine urabona yuko arimo kubyitaho, twe twigendere. Nuko nguko umuganga arangije hano ngaho gateko rwose mwasohoka nanjye nkatunganya ibyanjye. Uti nta kibazo, atreka dusohoke. Nyine urabona hano ngaho rwose umuganga agiye gusigarana nta murwayi. Abangaba bamuhayemo umwanya mutoya kugira ngo bagende ibyo bakora babikorere hanze, kandi n'ubundi nibyo nta mpamvu yo kwirwa uhagaze hejuru y'abaganga ngo bakore ibintu byose bari hejuru bareba ibyo bakora. Ntabwo biba byemewe, nta nubwo bikwiriye, uretse yuko ataba ari n'akazi kabo. Nuko nguko nyine umukobwa yahise yeguka. Amaze kweguka ahangaha aravuga ati ahwe, urabona yari yafunze n'umwuka kugira batabona yuko ari muzima. Arangije abaza muganga ati ubuse bagiye mbyizere ntabwo bari hano hafi? Muganga nawe yakuye masike arangije avuga ati ibi ni ibikize, ati uri muzima, ati nanjye nari nzi yuko wapfuye. Uti byagenze gute? Sinsobanurira ukuntu byagenze, bimeze bite, kubera icyo uri ahangaha uri muzima, kubera iki bashaka kugushyingura uri muzima, sobanurira amenye. Umugore atangiye kumusobanurira, aramubwira ati kubera yuko nagize ikibazo nyine cyo kutabyara, ati narangiza njya kwa muganga kwipimisha nkabona wapi, nkabona ntago ndabyara. Uti rero ati niyo mpamvu bashatse kumpemukira, nyine bamereza imiti y'uburozi bavuga yuko ari izamfasha kuba nabona urubyaro. Ibyo byose narabyumvaga babivuga, niyo mpamvu nanjye ibinini byose bamaga nta na kimwe nigeze nywa, ahubwo byose nyine nari mfite ahantu mbitireka, nyine nkajya mbihashyira uko umunsi uvuyeho nkabihashyira. Nuko nguko byagenze, nyine bashaka kunyica. Nuko nguko nanjye nkajya mbitereka aho ngaho sinapfa. Bigeze ku munsi wabo nyuma nyine kugira ndebe ikintu bashaka kunkorera, ndangije ndirwaza mera nyine nk'umuntu upfuye kugira mbarebe, ariko numva yuko bashaka kumamba, nyine bavuga yuko bashaka kunkingura. Ati rero niyo mpamvu nagusabye ubufasha. Ati no mugabo namubwira ati nta kibazo rwose nagufasha, ubu ngubu ikintu cyose gishoboka ngomba kuba nakigukorera nkagutabara. Umuganga yarebye hirya abona imyenda y'undi muganga izinze iri hafi aho ngaho, aramubwira ati ubu noneho wabanza ukambara uyu mwenda, noneho ibindi tukabivugana nyuma, noneho tukareba ikindi twakora ariko utacyambaye ubusa. Ati kuko n'ubu ngubu bashobora kwinjira bakatumerera nabi kuko bazi yuko ndi mu kazi kanjye. Uyu nguyu aramubwira ati none se muganga nkora iki, n'iki ubona wamfasha, ubu ndavanga bigenze gute? Umuganga yaje aramubwira ati ati ubu ikintu tugiye gukora, ati noneho wowe genda wihishemo hariya, uti noneho nanjye nshakisha ukuntu wasohokamo ahangaha. Ureba atangiye kubyigaho. Umugore ari kuvuga ati ubu ngubu noneho nibamfata baramerera nabi, baramutse bamfashe ibintu byaba bibi kurushaho. Umugore yaraje agiye kwihisha, abanza kuza ahangaha ngo arebe niba nyine bagiye nawe ubari hafi, nyine yuko badashobora kwinjira bamutunguye, ubundi barebe yuko yabona ahantu ho kunyura ngo agende.
yaraje gahoro gahoro arije avuga ati mugakamanze ndebe niba nyine bagiye. Umugore mu guhengereza dore ibintu yabonye, dore ibyo yabonye babandi barimo, dore amahabara yiwe ibyari iri kumukorera. Ariko umugabo we bari guhobera, nabo barimo baraserebura umunsi wabo, bati no munsi noneho ati nibwo njye nawe turi bubane, ati nyine byarangiye tuvuye gushyingura, ati nyine ati umugabo nati yego rwose, ati nanjye nkaza nkita ku mwana wanjye unwitiye. Umugore byose yarabyumvaga, byose yararimo kubireba, areba ukuntu bano bishimye, areba ukuntu bashimishijwe nuko atakiriho. Mbega nta n'agahinda bigeze bagira by'uko babuze umuntu, ahubwo bari mu byishimo. Abandi bagira agahinda bakarira, abandi bakagira agahinda nyine imiryango ikaba yatabaye. Abangaba nta kintu na kimwe bitayeho, icyo bitayeho nuko bari bubone umurambo bakamujyana mu irimbi, nyine nta kindi bakamukorera umunsi we mukuru. Ubu niwo munsi we mukuru bari bumukorere, nuko bari bujye kumushyingura nyine. Nubwo yavuze uti muganga ibintu mbonye hanze banamfashe rwose bashobora kuba banyica, ati kuko barimo barishima, barimo barahoberana, urabona yuko bwabo ni umunezero kuri bo. Ati muganga ndava aha gute, ati mfasha ndebe yuko nibura irya rimwe nabona ubuzima, ati cyangwa muganga ninshaka ubundi ndeke banamfate banyice n'ubundi birangire, ati si ubundi bwo nindokoka ndajya hehe. Muganga ambwetoya rwose ibyo uri gutekereza nagarito, ukwiriye kuvanga kandi urahavura muzima, ndi bugufashe ikintu cyose ndi bukigukorere. Uyu nguyu aravuga ati muganga ati ubuse ko barimo barishima, ubundi bwo nibaramuka babonye yuko ndi muzima bwo niba ari bunyice noneho. Uyu nguyu ambwatoya humura, ati niko kazi kanjye, uti ngende umuganga nyiremereza ubuzima abantu, uti niko kazi kanjye nkora, ati niba nyine byanze kuba nagufasha uti ubu ngubu noneho ngomba kuguhereza ubuzima, nubwo uri muzima nyine nayo ngiye kugufasha nyine kubarebera ikibazo, atariko noneho reka nguhereza ubuzima, noneho nguhereza ubuzima, ubu naguhereza ubufasha kugira ngo ube wava ahangaha. Uyu nguyu nyine batangira kubyigaho, avuga ati ubuse turakora iki kubona nyine biteguye umunsi bagiye kunshyingura, ati niki turi bukore kindi gishyashya, ati se hari igitekerezo waba ufite wowe ngo unyungure, ngiye ko numva nta kintu na kimwe ndimo gutekereza. Umuganga aramubwiye nakubwiye ngo nta kindi kintu kindi kiri bukubeho, nanjye ndahari, nanjye ndi hafi yawe, wowe icyo uri busabwe ni ukwitonda gusa. Murebe haciyemo iminota mikeya, urebe haciyemo iminota mike ukuntu byagenze. Tugaruka ahangaha nyine urabona turi kwa muganga, umuganga afite serikeye arimo kwipfundikira neza nyine kugira ngo babashe kuba bayitwara, kuko nawe baje basanga nyine atarabitunganya byaba ibindi bindi. Umuganga nyine yarabahamagaye arabwira ati noneho nabirangije, ubu ngubu mwaza mukaba mwafata umurambo wanyu mukaba mwawuherekeza. Nta kindi nyine yaratangiye kubahereza amabwiriza, avuga ati iyo muvanye umurambo ahangaha kubera ko ibintu byose tuba twabikoze nyine si ngombwa yuko muwusubiza mu rugo, ahubwo mwebwe mufate direkite muhita mugenda gushyingura. Uyu nguyu aramubwira ati natwe ibyo nibyo twashakaga, ati mu rugo se turawujyanayo tuwukoresha iki, yashatse gupfundura ngo arebe. Uyu nguyu aravuga ati ibintu tuba twamukoreye rwose biba biteye ubwoba, nta mpamvu yo kugira ngo ufungure urebe, ushobora gukuramo ihahamuka, ntabwo bikwiriye rwose. Ati kuko tuba twamubaza ahantu henshi hatandukanye, niyo mpamvu udakwiriye gufungura ngo umurebe. Ati urumva mu maso tuba twabaze, mu mutima twabaze, ati ahantu hose twabaze kugira ngo tumenye icyishe umuntu, ati niyo mpamvu mudakwiriye gufungura. Uyu nguyu ati ibyo njye ntacyo bindwe nta n'icyo bintwaye, utipfa kuba nyine tugenda twe tugashyingura, uturetse yuko turi no gutinda rwose ntacyo ibyo bidutwaye, twagenda tukaba twamushyingura. Ahangaha nyine umuganga navuga ati nta kibazo rwose, ubu ngubu mushobora kuba mwagenda mukajya gushyingura, ubu byarangiye. Ati nizere yuko ibintu byose biri tayari, uti mushobora noneho kuba mwagenda mukabikora. Uyu nguyu yavuze uti nanjye mfite abasore banjye nyine, reka mbahamagare baze noneho bamfashe tube twagenda tujye gushyingura, ubu ngubu ndumva nta kindi gisigaye. Umuganga byose nyine ari kubireba avuga ati mana yanjye mfashe nyine bano bantu ntibaze kumvumbura, ntihaze kugira irindi kosa
kosa riza kubaho. Yarahamagaye nyine yamagaye abahungu be ngo baze we bamufasha guterura serike nyine bagende gushyingura. Urebe neza akantu ku kandi ntiwibagirwe gukora subscribe ndetse ninagushimisha ukore like ndetse ukore na share ku bandi. Ujye ureba inyigisho ziba ziri muri zino filime, nurangiza we nta kindi ujye wandika na comment utubwire uti nabibonye gutya byari byifashe gutya, none utubwiremo na filime yindi wifuza ko twakuzanira. Abangaba bateruye umurambo, urabona hano rwose barawuteruye, bo bafite agahinda nyine bagiye kujya gushyingura. Urebe neza umuganga arabitegereje ibyo barimo byose, arangije aravuga ati Mana yanjye singiye urota muvuye ahangaha, singiye urota mugiye mutakiri hano. Bana bashimiye umuganga bamubwira ati muganga rwose wakoze gukora akazi kawe, ati nizere yuko nta kindi kibazo kiza kubaho. Nyine urabona bo bahise bigendera. Muri uko kugenda umuganga asigara hano ngaha nyine avuga ati Mana yanjye, ati ubu noneho reka nizere yuko birangiye bikemutse, uti bari abagome tugomba kubakorera iki kugira ngo turebe yuko nyine uyu nguyu yatabarwa yabona ubutabera. Urebe hari aho yamukuye, yasohotse mu cyumba yamubwiye ati ngasohoka, noneho bagiye hari aho yari yamuhishe. Aramubwira ati ubuse nizere yuko neza bagiye batari hano hafi, batari kutwumva cyangwa nta kintu baba bibagiwe ku buryo bagaruka. Aramubwira ati uko biri kose nta cyasigaye, nta kintu baba bibagiwe ku buryo bagaruka ahangaha, ati ubu ngubu nta kindi gisigaye, tugomba kubakurikira ku irimbi aho bagiye gushyingura. Nuko nguko byagenze, ni inkuru yari ari kubabwira, n'iyo nkuru wibuka ndi mu gice cya mbere. Nuko nguko yarimo kubabwira uko byagenze. Abangaba barikanga batiye ati burya miti nta numwe wanyweye. Uramubwira ati ubugome bwawe n'ukuntu nari nzi kuri inshuti yanjye, uti nari nzi kuri inshuti nziza, uti none nasanze ari wowe mwanzi wanjye, uti rero uti nta kindi cyo gukora. Uyu nguyu aravuga ati ati ahubwo babafunge, ati muyeremo burundu. Uti burya natwe twaje turi mu gahinda tuje gushyingura umuntu, kumbi ni ibi ngibi. Uyu nguyu aramubwira ati sinahise wa mugore we, wowe kurimo kubeshya, warapfuye turakwibonera wapfuye, imiti urayinywa tubireba nyine ukuntu wayinyweye, ati ubundi kubera iki wowe utapfuye, ati kubera iki dukoze ibi byose. Uyu nguyu aramubwira ati wowe n'uwo mugore bagomba kubafunga, ati kubera yuko nta na rimwe mwigeze mungirira neza, nta na rimwe mwigeze mungirira urukundo, ati iteka ryose mwashatse kumemukira. Uyu nguyu aramubwira ati oya rwose ntago nabigukora, aturabizi, uti n'uyu mugabo wawe, uti njye ntabwo ibyo nabigukora. Uyu nguyu aravuga ati ibyo mwakivugisha byose nta n'umwe ndi bugirire imwe mwashatse kunyica, mushaka kunyica kenshi ariko nta kintu nabaye. Uti rero uko biri kose ibyo mwakoze byose mugomba kubiryozwa, uti nanjye mugomba kubyishyurira. Uti mwankoze ubugome muzi ko mugiye kubana ngo mwishime munyice, uti kandi wa mugabo we nakubwiye yuko njye ndi muzima, nakubwiye yuko mfite ibipapuro by'uko ndi muzima, ntago wigeze niburuma mu mwanya ngo wihangane utegereze. Uti singiye ibipapuro, sinakubwiye yuko abaganga bavuze yuko njye ndi muzima, njye ntago ndi ingumba, nta kibazo na kimwe mfite, nashatse kubikuzanira igihe nsanga murimo murangambanira, nsanga ntago mumfitiye urukundo n'impuhwe na gakeya. Umugabo yatangiye kubisoma, uko asoma umujinya ukamwica, umujinya nyine ugenda umwica, asoma avuga ati ati burya urabyara, ati nese kuki utabinyeretse kera, ati kubera utahise ubinyere kukiva kwa muganga, bose baguye mu kantu. Uyu nguyu nyine akomeza bitegereza uko ibintu barimo. Uyu nguyu ati kandi iki kigore nicyo cyambeshye, uti burya ko kuri muzima, ati uwo mugore kubera iki wambeshye, kubera iki ari we wankoreye ibi byose, kumba umugore wanjye ni muzima, uti warangiza ukaza unyishinzaho, uti kugira ngo nkukunde warangiza ukambeshya umugore wanjye ntazigera abyara habe na gatoya, ukanzanira imiti kugira ngo umugore wanjye abyare, kumbi bwari uburozi. Bano batangiye gusubiranamo.
batangiye gusubiranamo amubwira ati wimbeshyera uti nayiguye nyine kugira ngo abyare uti nese ntabwo twe twabivuganye njye nawe ntabwo twavuganye yuko nyine tugiye kumereza uburozi twamurangiza kugira ngo noneho njye nawe tubane ati nese ntabwo uzi ko waneye inda urebe batangiye gusubiranamo uyu mugabo mbwa ati menya kera kose kuri umugome ubanza ukatubeshya yuko uri inshuti y'umuryango uti ntabwo twigeze tubimenya ntabwo twigeze tugira ubwo bwenge ahubwo twakwizeraga nk'inshuti yacu twakwizeraga nk'umuryango wacu atangira kumbwira ati rwose sheri wanjye mbabarira uti ibingibi ni uyu nguyu wabiteguye ntabwo ngiye rwose ibyo ngibyo nigeze nshaka kuba naguhemukira uti mbabarira rwose uti kandi rwose ndagusaba imbabazi ungire imbabazi twakongera tukabana uyu nguyu arambwira ati ndakwiyamye wa mugabo we ibintu wakoraga kwa muganga sinakurebaga nawe wari wishimiye yuko mpfa we kutagize agahinda nibura guhamagara abantu baze bandirire cyangwa nawe urire mbone ko bikubabaje uti nawe rwose ukwiye gufungwa aba bose bari hano bari kwitegereza ibiri kuba ureba abantu bari bumiwe bari mu gahinda baje bari mu gahinda k'umuntu wabo wapfuye uyu mwana avuga ati polisi rwose ntagire n'umwe musigaza uwo n'uwo mugore mugende mubafunge ubuzima bwabo bwose ntibazongere kugaragara ntibazongere gufungurwa uyu aramubwira ati nindamuka mfunguwe wa mugore we ugira umugisha sinzafungurwe kuko nindamuka mfunguwe ibi byose uzabyishyura umwana wanjye ntwite atagiye kujya mu gahinda ngo aramubwira ati ibyo ntabwo bindeba genda bagufungura isekibi uri umugome ntabwo wigeze unyifuriza ibyiza rero ibyo wakoreye n'ibyo ngibyo ibyo nibyo bihembo ati rero nawe ugomba kurya inyungu zawe buri muntu wese yabibarasarura uti rero nuko nkuko bigenze genda rero nawe usarure abo ngabo batangira kurebana bamwe batangira kuryana inzara ati karabaye umugore ati ahubwo mugende sinzi icyo musigaye hano ngaha mukora uti simbifuza gukomeza mvugana namwe kuko nta bintu byinshi mfite kuvugana namwe kwihangana byarakunaniye iyo umuntu wese atihangana kuri ibintu ahubutse aho nguyu no muganga asiganye n'uyu mugore arangije amubwira ati muganga rwose urakoze kuntabara ati ubuzima bwose noneho mbukesha wowe ati urakoze kuba wamfashije uti utamfasha mba ndi hehe ati uba bankinguye ndi na muzima ndi no kumva uti rero urakoze cyane uturakoze kuntabara utubungubu noneho wakoze cyane muganga ambwira ati izo ni inshingano zanjye ati njyewe ndi akazi kanjye ni ugufasha abantu bose ubabaye nyine nkara yuko hari ikintu namufasha akaba yakongera akamererwa neza uti nyine uti ni uko nguko nta kintu na kimwe ugomba kunshimiraho ahubwo ni inshingano zanjye uyu nguyu yambwiye ati rwose muganga nitabyumva koko ni inshingano zawe ariko iyo utahaba ntago mba ndahangaha uyu nguyu yambwiye ati rero ati reka tubyihorere utahubwo urabona nyine nanjye nakwishimiye rwose ati uri umugore mwiza ati uri umugore mwiza rwose uti kandi humura ati nizere yuko umeze neza ati birarangiye nizere yuko nyine umeze neza urebe yatangiye kumusekera amwenyura amubwira ati rega buriya nanjye nyine ati nanjye ndi umusore uti nanjye buriya mugabo nyine cyatagwaye nshobora kuziguhereza urabona nyine natangiye kumubwira ati nta kibazo twakwibanira neza nanga turangirije filimi yacu nanga turangirije part 2 ndagushimira yo twabanye kuva igitangira kugeza turangije wowe kura subscribe gusa kanze mbategure n'indi filimi nziza cyane kandi iryoshye irenze iyi ngiyi wowe icyo ukora nuko uzajya ukora subscribe kugira ngo tube tubana umunsi ku munsi urabona rwose hano nanga turangirije barishimye baranezerwa ndetse baza no kubyara barabyaye bagira n'abana babiri bari mu munezero mwiza.